ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Utekereza ute igihe uzaba ufite imashini ikora buri kintu cyose utekereje, uhereye ku mirimo yo mu rugo, gucunga umutekano cyangwa kujyana abana ku ishuri ndetse n'ibindi, kandi ibyo byose ikabikorana ubwenge n'ubuhanga nk'ubw'umuntu, itananiwe, idahembwa cyangwa ngo ikenere ikindi kintu cyose umukozi usanzwe akenera. Ibimaze kuvuga ntibikiri mu nzozi cyangwa muri filimi z'i Hollywood, ahubwo biri kuba. Yego biri kuba, kubera ko icyitwa artificial intelligence turi bukomeze kwita ubwenge bw'ubukorano kiri kubikora. Ubu bwenge bw'ubukorano buri guhindura uko tubayeho, akazi dukora, ndetse yewe buri no guhindura uburyo dutekerezamo. Niba ushaka kumenya amavu n'amavuko y'iri koranabuhanga riri guhindura isi, kora subscribe kuri The Fixers ubundi tubisuzume. Niba uheruka gutembera mu mijyi ikomeye ku isi nka Dubai, ukaba warabonye cyangwa waragendewe mu cyitwa metro, ushobora kuba wariboneye akazi ko gutwara abantu katagikorwa n'abantu. Ibi uri umuhamya wabyo, kuko na hano iwacu i Kigali bitagisaba umuntu wo kwishyuza amafaranga y'urugendo, uwo twitaga konvoyeri. Hari akamashini gafite ubwenge, ukozaho ikarita nayo ikoranye ubwenge, maze ako kamashini kagakuraho amafaranga angana neza n'aho ugiye, kandi kakaza kuyashyikiriza ba nyirayo nta kuyanyereza cyangwa kwiba bibayeho. Imyaka 5,000 ishize, ubundi bikeka ko ubu bwenge bw'ubukorano bwaba bwaratangiranye n'igihe ikiremwa muntu cyatangiraga kumenya amateka yacyo ndetse no kwiga kwandika. Gusa ibi nta bihamya bifite. Nyamara mu mwaka wa 1940, igihe ikiremwa muntu cyatangiraga gukora za mudasobwa, nibwo batangiye gutekereza gufata ikintu kitari umuntu bakagiha ubwenge nk'ubw'umuntu, kigakora imirimo ubusanzwe yakorwaga n'abantu. Mu 1959 nibwo kaminuza ya Dartmouth College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavumbuye ikanashyira ahagaragara igitekerezo cy'uko mu binyacumi by'imyaka yari gukurikiraho hari hagiye kuzavuka imashini zifite ubwonko nk'ubw'umuntu, ubwonko bw'ubukorano, artificial intelligence. Icyakora ibyo nta numwe byari bishishikaje muri icyo gihe. Bigeze mu wa 2017 vuba aha, nibwo hakozwe porogaramu za mbere zakoreshaga iryo koranabuhanga. Ibintu byose byahinduye isura, dutangira iminsi y'injijuke no gukorana n'amamashini z'ubwenge. Ibyari inzozi bibaye impamo. Mu mwaka wa 2020 nibwo havutse ChatGPT. Iyo yaje ifite ubwenge bw'ubukorano kandi ihabwa akazi ko kugitanga ibisubizo mu buryo bw'inyandiko nk'ibyatangwa neza n'impuguke muri ibyo bintu uyibajije. Si iyo gusa, ahubwo haje nyinshi zitandukanye zikora imirimo itandukanye, ariko zose zihurije mu koroshya imikorere y'akazi kakorwaga bigoranye. Reka dufate urugero. Ubu ntibikiri ngombwa kuba umuhanga mu kwandika indirimbo kugira ngo ube umuhanzi. Icyo usabwa gusa ni ukwandika ingingo ushaka kuririmbaho, ubundi izi mashini zikoresheje ubwenge bw'ubukorano zahawe zikagukorera injyana nziza n'amagambo yuzuye insubirajwi nk'iya Riderman cyangwa Danny Nanone. Gusa nk'uko twigeze kubivuga, mu mwaka wa 1950 ikinyamakuru The New York Times cyari cyaratangaje ko hari kuzabaho ubu bwenge bw'ubukorano, kandi ko igikoresho cyangwa ikintu cyari kubuhabwa cyari kubasha kugenda, kuvuga ndetse no kwitwara nk'abantu. Aha niho abenshi batangiye gutekereza gukora amarobo. Umunyafizike akaba n'umwenjeniyeri n'umunyemiliyari Elon Musk yavuze ko abantu bari kwiremera ibiremwa bizaba bifite ubwenge bw'ubukorano, byiga vuba kandi bitibagirwa. Ko abantu bakomeje kwigira abaremyi, bakora imashini zijya kumera nk'abantu cyangwa zinabarusha ubwenge, amaherezo azaba yahe? Bizagenda bite niba akazi kakorwaga n'umuntu, uyu muntu ukenera kurya no kuruhuka, agakenera guhembwa umushahara, gashobora gukorwa n'imashini kandi kagakora neza hafi yo kumurusha? Nguhaye urugero, ibitaro byitwa Moorfield Eye Hospital by'i London bisigaye bikoresha ubu bwenge bw'ubukorano cyangwa artificial intelligence mu gupima amaso,
byifashisha icyo bita Google DeepMind. Iyi Google DeepMind ikoresha ubwenge bw'ubukorano igasikana ijisho ryawe ku buryo itahura indwara ryaba rifite ku buryo bwihuse kandi bworoshye kurusha uko inzobere mu by'amaso yabasha kubikora. Ndahamya neza ko izo ngero zose twatanze kuva ikiganiro gitangiye zatuma ugira impungenge. Niba wazigize, si wowe wenyine, twese dufite impungenge ku ibura ry'akazi. Si natwe gusa, kuko na ba nyiri gukora izi porogaramu n'aya mamashini bafite izo mpungenge, kuko uyu munsi tuvugana izo mashini zaremwe nazo zizi kwiremera izindi nkazo. Ese ryaba ari iherezo ryo kubura akazi n'imibereho kuri benshi? Bizagendekera bite abantu bakomeje kurusha ubwenge n'imashini biremeye? Ninde uzategeka mu gihugu cy'abanyabwenge bangana batyo? Ni imashini cyangwa ni umuntu? Naho ubutaha, twe turi The Fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri self, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.